ibyago twagize twahuye n'idini rya gikristo ridakunda Kristo tubyitiranya n'intego y'Imana. Kristo niyo yatangije ubukristo, ibyo ndabibibutsa. Yaje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Icyo ubukristo bwari cyuhereye mbere si cyo bukiri cyo uyu munsi wa none. Hasigaye izina. Hasigaye izina. Batakaza substance. Ubu ni uguhatiriza. N'ibintu byo kugira aho ubarizwa. Uri umuki ndi umukristo. N'ibintu bya address, n'ibintu byo kugira idini ryaho ubarizwa. Yaba yabasogokuruza wawe yarahabaye cyangwa ari we wa mbere ubyinjiyemo. That's what we have. Uyu munsi wa none urebye muri rusange nicyo gihari. Ibintu byinshi ntago bikiri icyo byari cyo pe. Guhera aho ibintu byahereye. And abantu benshi bagatangara akavuga ngo siniyumvisha uri umukristo ntugomba gukora ibi. No, si ibibazo by'abantu bakora. Trust me. The ontology of sin, aho icyaha gikomoka, nuko abantu bibeshye ko to miss the mark, icyahushijwe, intego yahushijwe ari ibikorwa bibi. Kumbi intego yahushijwe ni the being, the doing. Ikibazo cyabaye ni muri being, ni mu kuba, agari mu gukora. Ipusi nushaka kuzayikuramo ubupusi niyo yakwitoza gute? N'imbwa nuko. You can try. And so hari ikibazo religion ni ikibazo. Urumva uko umuntu aba ameze gutyo. Icyo idini ngiye kuvuga tugufasha, reka nikuremo, rigufasha ni ugutwikira bya bibazo byawe rikabitwikirisha imirimo myiza. None iyo bije kuba ministers bakaba ba professionals muri iyo mirimo. We are professional preachers, teachers, aba professionals mu mirimo y'Imana. Kumburi guhisha ni nk'ahantu wavumbuyeho kwihisha ariko urava. You are not okay. Ariko wavumbuye ahantu wihisha, uhisha ubwo uhisha ikibazo kikurenze, ugihishe mu mirimo y'Imana no kuyikorera amanywa nijoro. But at the end of the day, aho ni naho nabonye abantu benshi bavuga barahakomerekeye, barahababariye. Ibintu muri kubona ni ikintu cy'igiprofessionel, ni ukuba abanyamwuga muri icyo kintu, ariko there is nothing like God. There's nothing. Abo bose bakeneye in fact bakeneye gufunga mu byo barimo byose bakabivamo, bagatangira bundi bushya, bakabanza bakamenya Imana ikiri cyo. Nayuze ko bisoza tuvuga uburyo gukorera Imana birushya. Inzira ya Kristo uburyo igoye. But who said it? Ni Yesu wabivuze? No, ni abantu babivuga, nibo bamushyira amagambo bari kumubeshera literally. We yavuze ibintu bibiri. Hari inzira ifunganye n'inzira nini nyabagendwa, ukuvuga highway. Anje aravuga ngo iyo nzira nini icamo abantu benshi, ariko ifunganye icamo bake. The truth about iyo nzira ifunganye, iyo nzira ni ifunganye gusa irafunze. Yesu yari arimo avuga ngo uyicamo n'uwo nshishijemo mbega niyabika. Ufite ahandi hose mwakwitwara icyo kiyira kinini, uko ubyumva, uko ubyuka ukavuga ngo ngenda byumva gutya, nyabagendwa. Icyo kiyira kinini buri wese agicamo rwose, ni opinion z'abantu
ushobora no kubyuka avuga ngo ngiye ndumva tugiye gutangira itorero nyabagendwa. But iyi nzira ifunganye Yesu arimo avuga ati reka da ni mwana yicamo. Mubyibuke ko yavuze ko nta ujya kwa data adakoze iki. Basically ari kuvuga iyi nzira irafunze, you cannot go through it, ntushobora kuyicamo atari nge ugucishije. Bega uranyiringira 100% cyangwa 0%, ubwo ntuyicemo 100% kugira ngo ngucishemo. So ubu Kristo dufite ni inzu n'inyubaka, ama structures atemera data umwana n'umwuka wera mu bumwe bw'ubumana kuva kera Israel uko byari biri. Yateye umugeri Yesu Kristo aramwirukana amukura kuri imbere, cyokora basigarana izina. Definitely ni nk'ibyo Yesaya yahanuye, bamwe murabizi, abagore 7 bazaza ku mugabo umwe bavuge bati emera tukwitirirwe, ubundi ibidutunga biduturukeho. Uwo ninde? Yesaya. Mbega ntukeneye kuba ubuzima bwacu, ntago ari ukwiye kuba source. Twebwe reka tukwitirirwe gusa, tujye twitwa izina ryawe. Abagore barepresenta itorero, meaning amatorero menshi azaza avuge ngo reka twebwe twite upfa gushyiraho Christ muri iryo torero, bajya bagira ngo turaba Kristo. Reka tukwitirirwe ariko twebwe ibidutunga tubivome iwacu, apana muri wowe Yesu. Yesaya ari mahanura, sibyo mubona uyu munsi hano? So kumwitirirwa ni ibisanzwe, ibyo rwose nawe bikwiye gukanga. Wamwitirirwa ariko naho uhuriye n'ubuzima bwe, siho uvoma, siwe gukiranuka kwawe, siwe bwenge bwawe, siwe mbaraga zawe, siwe byiringiro, siwe juru ryawe, siwe mahoro yawe. Ufite ibindi, niyo mpamvu urwana, nkiranuke, nitange, nkore, siwe mbaraga zawe. Ibyo bintu nabikoresha imbaraga zawe, nicyo gituma uruha. Iyo urushyuye turakarira abantu bose ngo ko batamfasha. Kuki batamfasha? Kuki babicaye? Kuki badakora? Uwo ni Marita na Mariya. So Mariya yarari makora arakora nako mata, a lot of matters, aho niho mbyibukira. So mata ari umugore witwaga Marita. Marita ngo aritanga ashaka gukorera Yesu, which is good, uzi kwakira Yesu. Mariya ngo yicara ku birenge bya Yesu akajya yumva ibyo Yesu ari kuvuga, waryohewe, urumva ikiruhuko. Mbe nuwo bamwanga kubera vuga so n'ukwicara. Oh God, people don't want to rest. Kubera ko icyo gihe ntago ari ubukristo ugomba yiro ntutagira umwete mu nzira y'Imana, ntabwo uzagera mu ijuru. Aro wahimbye iyo ndirimbo n'abayishyize mu gitabo bakanayihindura mu Kinyarwanda, bakoze ikintu kibi cyane. And Mariya araryoherwa. Marita ngibyo rero ibyo Yesu atarimo kandi uvuga ngo uri kumusavinga. In the first place wabwirwa n'iki wayirije? Maybe nta nubwo ashaka kurya uwo munsi. Ubundi se ni ufite ibyo kumuha cyangwa ni ufite ibyo kuguha? Urumva uburyo twishyize muri position yaho ari twe tumugaburira, as if ashonje ni twe tugomba kumuha, aho kugira ngo turelaxe tumuvomemo atwuzuze. And so Marita biramurenga aranje ararakara. Ntiyaje ngo abwire na Mariya, azabwira Yesu direct atariko wabwiye uwo. Ubu nuvuga yamubwira, sinzi niba bari bafitanye amakimbirane, ariko yaje kuri aravuga ati wamubwiye akaza kamfasha. Jesus, Yesu nigeze abwira Mariya ngo Mariya rwose haguruko yavuze Marita urirushya muri byinshi. Uyu Mariya yahisemo umugabane mwiza kandi ntawe uzawumwaka. Listen, amateka mu kinyejana cya mbere atubwira ko uwo Mariya yabaye umubishop wa mbere w'umugore.
urumva umwanya yafashe aho. Marita ntago tuzi irengero rye. Mariya tuzi ko yaje guhinduka inkingi ikomeye mu kwamamaza ubukristo mu kinyejana cya mbere. Can you imagine? Yabikuye he? Yicaye ari kumva Yesu. Abantu benshi bafite umuruho n'imiruho myinshi, n'ukuri niyo twihangishijeho. Ibintu byanditse ngo bihangishije imibabaro. Iyo mibabaro twihangishijeho ntabwo ari ngombwa, ariko iza ku bantu kubera ibyo byose, of course bisingiye ku kutamenya. I pray ngo yishurirwe Kristo Yesu